Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize igicamunsi cyiza, twongere tubahe ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Akora ari umwanya tuba tugenda tubagezaho update. Muri amasaro n'ubundi tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezo amakuru agezweho. Akora ari amakuru muri tugiye kugenda tugaruka n'ubundi kubikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe no mu kiganiro nkaba ndibuze kuba ndi kumwe na Vincent ndetse we na Macacari gusa ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugaruka mu by'ukuri kubikomeje kubera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mbona ibintu byatangiye kugenda bihindura isura ku bigendanye n'amasezerano u Rwanda rwagiye gusinya ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa no byaje kubamo ikibazo ku buryo bishobora kuza kurangira rwose aba bagiye gusinya ngo bafungiweyo, kuvayo bikaba byaba ibindi bitewe nuko ngo amasezerano bikomeje kugenda biba ibindi. Vincent already yamaze kugera ku murongo, ndagira ngo iyi ngingo tuyinjiranemo. Uri neza Vincent? Urakomeye? Ndakomeye meze neza. Ewana ndumva duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu bikomeje kuba bibi bwana Vincent, babagabo cyangwa se za ntumwa zagiye gusinya nyuma yuko bazanye ibipapuro bacapye badasobanukiwe ibirimo, bati turabanza tujye kugana nabo mu gihugu cyangwa se n'abadutumye. Byaje kurangira mu by'ukuri banze, ahubwo baravuga ngo reka ngo ibyo bihugu byongere ibijyanye n'ikoranabuhanga, ngo nibirangiza kongera ikoranabuhanga ngo bavuganire nabo iyo ngiyo, bitari ibyo nta kuvayo. Ubanza bagiye gufatwa nk'ingwate bwana Vincent. Nibyo twabonye yuko ku itariki ya 17 yabiteganyijwe yuko Qatar nyine ishyikiriza AFM 23 intumwa zabo ndetse n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikubiye mu masezerano bagomba gushyiraho umukono uyu munsi. Akimara kuyabashyikiriza rero intumwa za M23 zivuga yuko zitakemera kuyasinya zitabanje kugaruka ngo zivugane n'ababatumye. Yego. Noneho Qatar irabangira rugira ati ntabwo musohoka hano mutabanje gusinya, ati nimukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga noneho muvugane n'ababatumye. Noneho tubahe amasaha kugira ngo mwe murangije kuvugana, nimumara kuvugana muze musinye, kuko kugenda ngo mugaruke ntabwo tubibemerera. Gikenewe nuko musinya, namara gusinya amasezerano mukabona kugenda. Ati ikoranabuhanga rirahari byabafasha kubasha kuvugana nabo babatumye, naho kuvuga ngo mujye kuvugana muri kumwe amaso ku maso ntabwo bishoboka. Bikaba bivuga yuko rero bashobora kubafungirana noneho bakazabarekura ari uko basinye ayo masezerano. None se Vincent, ko nzi ko intumwa z'u Rwanda ngo zagiye ubwo nazo mu by'ukuri bazibujije gutaha? Intumwa z'u Rwanda ntabwo zirebwa no gusinya amasezerano kubera yuko uwagiye ni Minisitiri w'umutekano Vincent Biruta, ubwo ni indorerezi, yagiye kuba indorerezi, ndetse na Minisitiri w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe ariyo nk'indorerezi. Ntabwo ariyo nk'urebwa n'ibiganiro biri kuba hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo bagiyeyo nk'abantu b'indorerezi, kuko n'ubumwe bwa Afurika bwoherejeyo intumwa, igihugu cya Togo cyoherejeyo intumwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherejeyo intumwa. Ntabwo rero bahari bo nk'abarebwa n'amasezerano, ahubwo bahari nk'abagira ngo aya masezerano asinywe bayabere abatangabuhamya, nicyo kibabesheje. Twabonye rero ibivuga yuko ngo kugira ngo izi ntumwa za M23 zange gusinya ngo nuko ibyifuzo zatanze nta cyifuzo na kimwe cyabo kirimo, ngo bakababwira yuko bakwiye gucaza mu bice bafashe, ngo kandi ko kuvanga ingabo zabo n'ingabo za Kinshasa bidashoboka cyangwa abanyepolitiki, ngo ko ibyo ngibyo byakemuwe n'amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa za M23 zikavuga ati zitirenge ntabwo tubikopfa, tubanza kugenda tukavugana n'abadukuriye kandi badutumye. Qatar nayo ikavuga ati ntabwo murava hano. Ibi rero biramutse bibaye bakabafatirana byaba bibaye nk'ibyigeze biba mu 1973, aho intumwa za Egibuti zafatiriwe n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe zari zigiye gusinya amasezerano yo guhagarika imvururu zari ziri muri Egibuti, ariko zikavuga yuko ziragenda zikabanza kujya kumvikana n'abazitumye. Perezida Carter rero icyo gihe yarabyanze aravuga ati muravana ari uko musinye, arabafungirana abafata nk'ingwate bava ari uko basinye. N'aba rero birashoboka yuko byakongera amateka yakisubiramo bikababeraho muri Qatar.
ariko visa ntekereza ko binarashoboka ko ari no mpamvu bano bayobozi bakuru batajya bajyaho bakohereza intumwa kuko urabona nka korori nanga ariyo na Bertrand Bisimwe n'iki burya bagafatira abo bantu baba baciye intege pe. Impamvu banga kujyayo ntabwo ari yo kubafatira yonyine ahubwo harimo ibibazo bigera muri 5. Ikibazo cya mbere urabizi yuko uyu mutwe wa M23 ufatwa nk'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'umutwe w'iterabwoba. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze yuko rero abo budashaka Colonel Nanga butamushaka, Bertrand Bisimwe butamushaka, Sultani Makenga ko butamushaka kuko afatwa nk'uwaturutse igisirikare. Abo bose bakavuga ngo aba ntitubashaka. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero iyo bivuze gutyo ibi bihugu burya by'Uburayi ndetse n'ibyo muri Aziya bifite imbaraga ndetse na Amerika byumva leta burya kurenza uko bakumviye cyane. Cya kabiri gituma aba bagabo batajyayo nyine bahagarariye M23 nuko babona baramutse bagiye basiga uwo mutwe bahagarariye mu by'ukuri wambaye ubusa kuko abayobozi bose baba bagiye ku buryo bagize ibibazo mu ndege bagapfira rimwe cyaba kibaye ikibazo ku buryo n'uyu mutwe wahita usenyuka. Icyo ni ikibazo nabo cyo kugira mu mutwe wabo urushaho gukomera. Ikindi cya gatatu nanone gituma batagenda urabizi yuko bafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'indi miryango itandukanye yuko batemewe kugera mu bihugu byabo kandi kugira ngo bagere muri Katari bisaba yuko ari ibindi bihugu banyuramo kandi ibyo bihugu bikaba bifitanye umubano mwiza n'ibihugu bya Union Européenne. Icyo nacyo ni ikiza kiyongera ku mpamvu zituma batajyayo. Icya kane urabizi yuko abagabo bakatiwe n'inkiko zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo kintu nacyo gituma batagenda kubera ko ibyo bihano byonyine bituma ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ati twebwe ntabwo tuganira n'abanyabyaha. Icya gatanu hashyizweho impapuro nakita mpuzamahanga zibata muri yombi kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho impapuro ishyiraho ndetse n'ibihembo ku babafata. Bashobora kugenda rero bagera mu gihugu runaka bitewe n'umubano gifitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahita bafatwa noneho bagashyikirizwa ubutegetsi bwa Kinshasa. Icyo nacyo ni ikibazo. Urabizi yuko mu byo basabaga yuko kugira ngo baganire ari uko zino mpapuro zigomba kubanza gukurwaho ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabyanze. Ibyo ni bigaragaza yuko nabo badashobora kujya mu ibi biganiro aribo baserukiye M23 kugira ngo badahura n'ibibazo byose usobanuye. Vise ubushize twabonye kuri Cote d'Ivoire kiragiye turi muri press conference yabo bayiteguye bavuga yuko mu by'ukuri hari ibyo basaba nyamara ngo ibyabo bikemerwa bakabikora ibyo basabwe ubutegetsi bw'Kinshasa abo ibyo bagomba ku ruhande rwabo ntibabikore. Ese kuba ibingibi rwose bari babacapiye niko twabyita nko kubandikira ibintu hakabazanira ibintu batabanje kugira ute kuko byari bikwiye ko bagomba koko gusinya ibyo bintu cyangwa n'ubundi koko naye mu mboneza bagombaga kubanza bakazana ibyo bipapuro bakanabiganiraho mu cyama cyose bose bakabyemeranya kuko umuntu umwe ashobora gufata icyemezo nge niko mbibona kikaba cyakora ku cyama cyose muri rusange. Nemeranya n'ibyo Katari ivuga kubera yuko niyo abatumye babizeye bakwiye gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bakavugana n'ababatumye. Kuza rero bwa buryo bwo muri Afurika mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo baze kuvugana ntabwo ari byo kuko ni uburyo bumwe bugaragaza yuko ibiganiro baba bari kubitinza. M23 yisha agukoresha bwa buryo bw'itumanaho nakubwiye Colombia ikoresha bwo kuvuga ngo ntidukoresha ikoranabuhanga kugira tutamena amabanga yacu. Ariko icyo ngicyo ntabwo Katari nk'igihugu cyateye imbere cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabibabwira ntabwo bashobora kubibwira bababwira ati mwebwe ikoranabuhanga ryanyu mukwiye kuba ari mukora ku buryo riri poroteje ku buryo hatagira umva amabanga yanyu mukaganira n'ababatumye. Ubu rero kwitwaza ko baza kuvugana n'ababatumye ntabwo ari impamvu ifatika bagakwiye kuba bafite uburyo bw'ikoranabuhanga bufatika ku buryo baprotegitinga amabanga yabo bakavugana n'ababatumye. Ubwo reka tuze kureba rero uko biri buze kugenda ariko ndabona Muhozi yongeye kugira ikintu atangaza byagenze bite Muhozi? Muhozi yongeye kugira ibyo avuga ku byerekeranye n'abamubazaga icyapa na Bobi Wine na mugenzi we Bobi Wine. Byakunze kugaragara ko ku mbuga nkoranyambaga kenshi yandika ku rukuta rwe rwa X avuga yuko uwo yita Kabobi
ko azamufata akamufungira mu mwobo cyangwa akagira ukundi amugenza. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane rero bakamubaza bati n'icyo upfa na Kabubi uvuga. Yavuze ko rero icyo apfa na Bobi Wine kuko amafaranga yamugurije ntayamwishyure. Nuko kuwa gatatu yajyanditse ku rubuga rwa Twitter asubiza bamubazaga icyo bapfa. Aravuga ati Kabubi ntabwo ari umugande, Umurundi tuzamwigishiriza ikigande mu nzu yo munsi y'ubutaka. Mureke Kabubi azajya kwiyamamaza mu nzego z'ibanze zo mu gihugu akomokamo, Uburundi nzashyigikira ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Urabona yuko yatangiye no kuvuga yuko afite umugande. Noneho umwe mu bagize icyo bavuga kuri ubu butumwa yabajije Muhoza ati icyo upfa na Kabubi ni iki? Undi aramubwira ati hari amafaranga yanjye namugurije ataransubiza. Ati amafaranga yanjye namuhaye ntabwo arayansubiza kandi niyo mpamvu nyine mbimubaza. Abantu rero yuko uyu Bobi Wine yateguwe na Museveni kugira ngo bazajye bahangana, kugira ngo abashe guca intege uyu Kiza Besigye bari bahanganye, ngo kuko ngo hari n'amafaranga ngo menshi yamuhaye kugira ngo akoreshe mu bikorwa byo kwiyamamaza mu gihe yiyamamazaga kuyobora igihugu cya Uganda ahanganye na Museveni, ariko akaba ari umwopoza witeguriwe na Museveni. Nubwo yagezeho akabona yuko nawe afite imbaraga agatangira kumwihinduka agakora ibyo Museveni atashakaga, ariko bivugwa ko n'amafaranga yose yakoreshaga aragiye aturuka kwa Museveni. Urabona yuko n'umuhungu we yabiciye aravuga twebwe ari umuhanzi twamuhaye amafaranga yo kugira ngo aze muri politiki, ati ni twebwe twamukoze. Biragaragara yuko rero amatiku bafitanye isano n'imari bagiye bamuha mu bihe bitandukanye kugira ngo aze kuba opozisiyo, ibe opozisiyo biremeye. Yagize amahirwe nubwo mbona bishobora kuba byaba ibindi. Hanyuma se ngo yagiye mu mwobo kuko niba baramuremye ngo aze kubarwanya ariko ari baringa, noneho akaza kubona yuko afite imbaraga zo kubasha kubarwanya no kubahirika, bishobora kumuviramo kubura ubuzima, kuko uranabizi ko hari igihe cyageze bakajya bamukubita akajya kwivuriza i Burayi akagaruka, rimwe na rimwe bakavuga yuko bazamufata, akaba ari afite menace zikomeye cyane. Yabizi ko hari imodoka yaguze kugira ngo ayigendemo bikaba ikibazo, itamenwa n'amasasu. Ibyo byose ntabwo wabyita amahirwe kubera ko ubona ari ingorane ahubwo zikomeye kuba yaremeye gukoreshwa, noneho nyuma akaza gusigara abihindutse bashobora kubimuryoza. Vise ndagira ngo abantu badukurikiye bari Mahama batubwire ngo umwe mu baturage cyangwa se umwe mu mpunzi zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri hano i Mahama ngo yishe umwana, byagenze bite? Ni amakuru dukesha rimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi byaganiriye na bamwe mu bari mu iyi nkambi ya Mahama nyine, ndetse n'umuyobozi w'umudugudu wo mu iyi nkambi nawe yabivuze, arabyemeza, avuga yuko yabonye uyu mwana nyine amaze kwitwa atwawe muri UNC, akabwira abanyerondo yuko bakwiye gucunga umunyekongokazi kugira ngo ashyikirizwe polisi. Ni umugore rero w'imyaka igera muri 47 wishe umwana wiwe yabyaye amuta muri tuwarete. Ariko inzego z'umutekano zifatanyije n'inzego z'iyi nkambi, harimo abakuru b'imidugudu ndetse n'abandi bayobora iki gice, kuwa kabiri baza kumuta muri yombi. Ubu ngubu arimo abikurikiranwaho n'inzego z'ubutabera mu burasirazuba. General Kiwowe rero ngo yari afite gahunda yo kuba yanakwica His Excellency cyangwa se Sen Excellence Tshisekedi Tshilombo mbere yuko rwose ubu ngubu afunzwe, azira kuba yarashatse no kumuhirika. Ngo ntabwo yari gahunda yo kumuhirika gusa, abo bari banafite gahunda yo kuba banamwivugana. Nibyo amakuru yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Tshisekedi nyine ari ryo UDPS Kabuya, Augustin Kabuya, yavuze yuko General Christian Kiwowe yari afite gahunda yo kwica Perezida Felix Tshisekedi. Yavuga yuko ngo abantu bafata kino kibazo nk'ikintu cyoroshye ko ari ikibazo gikomeye. Urabizi yuko Kiwowe yashinzwe ko afitanye umubano wihariye na Perezida Joseph Kabila
kuba agenda amuha amakuru yerekeranye n'uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikora ndetse n'inzego z'ubuyobozi. Urabizi yuko mu minsi yashize yari yafashwe n'inzego zishinzwe umutekano nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu yandi masaha bikaza gutangazwa yuko yarekuwe. Ariko urabona yuko ishyaka rya Tshisekedi nyine UDPS binyuzwe ku munyamabanga wiwe, agaragaza yuko n'ubundi yagakwiye kuba akurikiranwaho na bino byaha. Umuvugizi wa gisirikare nawe General Sylvain Ekenge yari yabigaragaje avuga ko bamwe mu bajenerali baketsweho ubugambanyi, noneho batangira kubibazwa ngo bamwe mu banyepolitike bagatangira gusakuza. Ni mw'uyu murongo rero werekeranye no guhirika Tshisekedi ku butegetsi wari wavuga ejo bundi, nibyo barimo bashinja uyu Christian Kiwewe. Gorokiwe rwose kugira ngo azivanemo bizamugora, ndumva ibintu bitoroshe. Moise byamworohera kubera ko ni ibintu bimaze igihe nyine ubona ko aba bantu bafitanye ibibazo bikomeye cyane, yaba abajenerali bahoze mu butegetsi, yaba abajenerali bari muri M23 bakaza kujya mu butegetsi bakaza kubuhunga, bose bafite ibibazo. Ntabwo bizoroha rero kuko bagenda bakeka yuko abahoze mu butegetsi bari hanze yabwo bakorana n'abari mu butegetsi imbere mu buryo bwo kugira ngo bagambanire uyu Tshisekedi. M23 ikunda kwita yuko ari perezida utemewe n'amategeko, ari perezida udashoboye, ngo ari perezida utareba inyungu z'abaturage, nk'uko ihuriro AFC M23 kenshi na kenshi iyo bavuga Tshisekedi ariko bamutangaza. Hanyuma se ngo Moise Katumbi ngo arimo aranenga ari amasezerano Tshisekedi yasinanye n'aya makipe yo ku mugabane w'Uburayi, arimo arayanenga ngo byakagombye byaragenze gute mu by'ukuri? Arimo aranenga perezida Tshisekedi yuko amasezerano yasinye n'amakipe atandukanye y'Uburayi ko atagakwiye kubasinyana nayo amasezerano, kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakeneye abayamamaza hanze y'ubutaka bwayo, ko ikeneye ahubwo ko abayamamaza baba bari imbere mu gihugu, nk'uko yabivuze ko abaturage bafite ibyo bakeneye byinshi bagakwiye kuba babona, akaba aribo bamamaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imibereho bafite. Aravuga uti amafaranga watakaje gushyira muri Barcelone, muri AS Milan, muri ikipe nyinshi zitandukanye, ntabwo yari akwiye kujya muri aya makipe kubera ko abanyekongo bafite ibyo bakeneye byinshi birenze amapublicité, kuko ntabwo bakeneye amapublicité. Ati abaturage ba Kongo bakeneye yuko babona amavuriro agezweho, bakabona ubuvuzi bwiza. Ati abanyekongo bakeneye ko babona politike nziza igamije kubateza imbere, ireba inyungu z'igihugu, inyungu rusange z'abaturage. Ati abaturage ba Kongo bakeneye ubutabera nyabwo bubanitse abaturage kandi butabogama. Ati abaturage ba Kongo bakeneye amazi, ati bakeneye amashuri kandi bakeneye n'amahoro arambye. Ati ibi ngibi byo birukanka mu makipe usigana amasezerano ngo bakwamamaze, bamamaze Visit Congo, baraza gusura abaturage barwaye, baraza gusura abaturage bashonje, baraza gusura abaturage batagira amabarabara, baraza gusura abaturage bari mu ntambara amanywa n'ijoro. Ati politike yawe irashaje, politike nawe tugeza, icyo dukeneye nuko abaturage babona iby'ibanze bakeneye, kandi bikarenga no kuba iby'ibanze bikaba ibyo bakenera byose, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi ntukwiye kubutatuza hanze. Ariko iki kintu uyu mugabo rwose yavuze ukigarutseho, wenda ntabwo abantu bose babyumva kimwe, ariko nje ku ruhande rwanjye muri inyuma pe, nanjye niko mbitekereza. Moise Katumbi afite uburenganzira kuko ni umunyekongo umaze igihe ukurikirana politiki y'igihugu, kandi wanahavukiye. Urabizi yuko yanabaye guverineri wa ni Katanga za Rubumbashi hariya nyine Katanga, kandi akayobora igihe kinini akanateza imbere ibyo avuga. Rero experience kubera ko yabashije guteza imbere agace yari arimo, gatera imbere kandi akoresheje umutungo wa Kongo n'abaturage ba Kongo. Nicyo rero avuga ati witanga amafaranga menshi hanze, kuko abaturage ntibakeneye publicité, bakeneye imibereho myiza, bakeneye politike nziza ibafasha kubaho neza. None ibyo babakoreye byo bikamamaza Kongo ahubwo. Ndabona nicyo ashaka kugaragaza. Tshisekedi ntuzi niba rivuze kumwumva. Hanyuma se Gatabazi ngo yagerageje uko azakora, ngo yagaragaje uko azakora inshingano nshya ziwe. Byagenze bite Gatabazi?
umwanya wawe abantu bakamutuza muri cya kirimi cyayo n'ibyo bica kunda nuvuga ko basuhuza n'icyo kirimi kugira ngo tunamwakire mu nshingano nshya. uravuga cyahehe cya kindi yazaga avuga n'ibyo bice bya Gicumbi n'ahandi wamusuhuza ukamwifuriza inshingano nshya kuko nyuma y'icyo kimwe tutamubona twamubonye mu nshingano nshya. icyo kirimi ntabwo nkizi cyo cya za Gicumbi pe. impapuro z'umuhondo yaje tuzigaragaraho cyangwa uravuga ikinyankore. niba ari ikinyankore sinyizi numvaga kivuga kimetiriza cyane. ndabyize ngo gikimetiriza umwifurize icyo niyibwe mu mirimo mishya. aya ndayimwifurije pe. ndayimwifurije. hari umutarama wigeze kuvuga ati se hari icupa rye nzi. hari umutarama wigeze kubwira minisitiri Zero nta icupa ryiwe nzi. abarabimwifuriza nyine cyane cyane ni abagiye guserebura ako kazi naho twe ni ukubivuga ku munwa nyine nta kundi none. ariko uko byagenda bose buriya tujye kwishimira ibyiza by'abandi ahirwe azakore neza ntazongere kuvuga nka bimwe yakoze aho umukinnyi. oya ntawe utabyishimira rwose kuko yari amaze igihe pe nawe ubona donc yari abikeneye. ntekereza ko ubu noneho agomba kubisigasira akabikora neza rwose ku murongo. buriya ntekereza ko buriya ari mu bantu bize muri make bavuye ku ishuri. ibyo navugaga byo mu kinigi wabyibukaga. bimwe byamushyize ku gatebe nkeka yuko ataraza kubisubiramo. turebere hano rero ubutumwa bwe. yenda batarizi ni ukwimika abakono. abantu benshi bari babizi ko yavuyeho mu icyo gihe. rero batabonye ubutumwa bwe nyuma y'uko agaragaye ku mpapuro z'umuhondo nyuma y'inama y'abaminisitiri ejo. ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2025 iyobowe na perezida wa repubulika Paul Kagame yongeye kumugirira icyizere amugira umwe mu bakomiseri nyine bashinzwe Rwanda Demobilization Commission. yagiye rero ku rukuta rwa Twitter adahwema kwandikaho kandi akandikaho amagambo ari mu bwenge bwinshi bukomeye cyane. ubwo igisigara ni ukureba niba ibyo yanditse bikurikiza koko. yarandika ati nejejwe cyane no kubashimira nyakubahwa Paul Kagame kubw'icyizere mwangiriye cyo kongera gukorera igihugu cyacu nka komiseri muri komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. urumva ko yashimye nyine ati rwose ahantu narindi ntabwo nayinezera ariko ndabashimiye ko mungaruye mu nshingano. uza ahantu njye nzamwifuriza rwose imirimo myiza. uzahurira kuri bariyeri agiye kwakira abazaba bavuye iyo Bwotamasimbi bavuye turanigira iki kagira abayohereza. ubwo byaba ari byo nabyo ukamwifuriza akazi keza no mu mirimo. yakomeje agira ati inshingano mu mpaye ziriya nshingano mu mpaye bazikorana ubunyangamugayo n'ubwitange. n'ubundi se kakora neza usibye nyine ibintu nka bya bindi bajya bavuga ngo ni shitani igira cya nyine none se ubundi akora neza nta kibazo kiwe. ubundi iryo jambo yashyizemo ngo ubunyangamugayo n'ubwitange ubwo urumva ko ari icyo yishinga ko atagaragaye nk'inyangamugayo. arega buriya niyo biba ari ibintu bikakaye cyane ntabwo bakaba bamugarura mu nshingano. tuzi benshi bagiye bavaho ubu batanakibukwa. yakomeje agira ati niyemeje kuzuzanya izo nshingano ubunyangamugayo n'ubwitange buhebuje bifashijwemo n'ubuyobozi budasanzwe hamwe n'icyerekezo gisobanutse mukomeje gushyiraho ku bw'inyungu z'abanyarwanda bose. wa mukinnyi wa tiyatire wese bimeze bite? Imana ibaha umugisha hamwe n'abanyarwanda bose. wa mukinnyi wa tiyatire we umunyarunama uravuga Kideyo. Kideyo bari Kimasa. ni umukinnyi w'ikinamico. ubu nawe mu minsi iraza turaza kubona ajya mu nganzo nawe yagira ibyo avuga. yenda tuzabona bongeye kumugira icyizere kandi dutegereza aho vumira itararenga. barakora usibye nyine twatuntu twa gato na hato. hanyuma vise reka iyi ngingo tuyivaho dukukama iminota irimo iragenda twiruke tujye ku yindi ngingo.
twigarukire hano muri Senegal, bimeze bite hano muri Senegal bwana Vincent? Muri Senegal twabonye Ubufaransa buvuga yuko bwatangaje ko kuri uyu wa kane bugomba gukura ingabo zabwo za nyuma zari zisigaye muri Senegal. Ibi birashyiraho nyine iherezo ku myaka 35 iki gihugu cyari kimaze gifite ingabo muri Senegal. Akaba arizo zari zisigaye mu burengerazuba bwa Afurika n'iyo hagati. Urabuzi yuko igihugu cya Senegal ubundi cyakoronejwe n'igihugu cy'Ubufaransa, bari barahafashe bashyira base militaire yabo, ku buryo usanga iki gihugu cyo gikora cyose cyategetswe n'Ubufaransa. Ariko perezida mushya wa Senegal Diomaye Faye aravuga ati twebwe twanze kano gasuzuguro nimukureho nimujyanye. Birangira rero Ubufaransa nabwo bwemeye gucyura ingabo zabwo, ubu zirimo zirataha, izanyuma zirataha uyu munsi. Yes, urakoze cyane Vincent. Sawa, urakoze nanda gutira. Ubwo naho mu masaha y'umugoroba nyine. Sawa, urakoze. Yes, reka duhita twushakisha Machachari wa Machacharizo nawe twumve icyo yateguriye cyangwa se icyo yaduteguriye nk'umuntu uherereye muri biriya bice n'ubundi birimo kugenda bibamo ikigendanye rwose n'imirwano, ibice birimo kugenda beramo imirwano. Reka twumve Machachari ese bimeze bite. Ubwo ndabona ko already nari ntangiye kuvuga ngo turi buze kumubona ku murongo, ariko ndabona tayari yamaze kuhagera. Machacha, wiriwe neza? Mwiriwe Paita. Urakomeye? Turashima. Ariko urakomeye, ubwo ndi kumva ijwi ririmo riraturika neza rwose nta kibazo. Ririmo riraturika urebye nta kibazo kabisa. Machacha, ndabona amakuru ni menshi cyane. Ariko banza utubwire kuri iyi nkuru irimo iravuga ibintu bijyanye n'amasunzu. Iyi nkuru reka rero duheraho pe. General Masunzu katumuheraho kabisa. Ndakeka ko benshi mu by'ukuri ari inkuru ndetse iri kugenda izunguruka hirya no hino ivuga ukuntu General Pacifique wari usanzwe akuriye akarere ka gatatu ka gisirikare, ubwo ni 3e region militaire. Uyu mugabo amakuru atugera aratubwira ko muri mise en place zakozwe cyangwa se gusimburana kw'abayobozi, uyu mugabo yamaze kuba avanwa mu mwanya wiwe. Bamukuye kuri operation. Yavanwe ku mwanya wo kuyobora akarere ka gatatu ka gisirikare, kandi nk'uko mubizi akarere ka gatatu ka gisirikare karimo intara hafi 6 za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, intara yitwa Maniema, yitwa Ituri ndetse n'iyitwa Chopo. Izo zose mu by'ukuri niwe wari uzikuriye zose. Akarere ka gatatu cyangwa se 3e zone de défense niwe wari uzikuriye. Amakuru ahari rero bwana Faita nuko Masunzu Pacifique yasimbuwe n'uwo bita General de Brigade Kelele Kolo Borokwa Serapin. Uyu Kelele Kolo Borokwa Serapin yasimbuye uwo bita Chiko Chitambwe warukuriye première zone de défense igize Kinshasa, Bandundu, Congo Centrale na Equateur. Ariko uyu nguyu Pacifique Masunzu warukuriye aka gatatu ka gisirikare yasimbuwe n'uwo bita General Mbala Mbindi Jose. Karabaye uyu ntibagiye kumufunga buriya ntibirangiye, ibyo yaruhiye bikaba bigiye gupfa ubusa. Amakuru yahari nihatagira igihinduka ni amakuru mu by'ukuri kugeza amagingo atarasohoka kuri Telegram, ariko yamaze kuba asohoka, bikaba harindiwe yuko bitangazwa ndetse kuri RTNC. Ikindi kandi yamaze kuba asohoka muri chef d'état major general. Ibi ngibi bikaba bivugwa ko rero uyu mugabo kuba yasimbujwe ari impamvu zigeze muri 3 benshi bari kujya bagenderaho, bakavuga bati umugabo ashobora kuba asimbuwe kubera impamvu zitaravugwa ndetse zitanashobora no kuvugwa igihe cyose baba babitangaje. Icya mbere nuko uyu Pacifique Masunzu mubibuka bamuhereza iyi mission cyangwa se aka kazi cyangwa se uyu mwanya hawe mission ndetse yo kurangiza runo rugamba mu buryo bwihuse.
nyuma y'uko abandi rwari rwabananiye baramubwira bati wowe uziranye n'abasultani Makenga n'abandi urugamba ugomba kururwana byanga bikunze ugahita urusoza ukarusoza ndetse rukanarangira. Ati ikindi cya kabiri byanga bikunze ugomba gukuraho dore bene wabo b'abanyamurenge bari hariya hejuru mu misozi, ugomba bavanaho ndetse irakwirwaneho ntiyongere kugaragara na gatoya ku bijyanye n'imirwano. Ndetse haza kumvikana amagambo akomeye cyane yavuzwe n'uwo bita Justin Bitakwira, aravuga ati ahaye Masunzu amezi 6 ari kuyobora, ariko ati narangiza amezi 6 intambara atari yarangiza ngo kuko ari abene wabo, ati azahita ajya kubwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi amubwira ati wibeshye kuri uyu mugabo kuko ntacyo ashoboye, atahubwo kuko adashoboye kurangiza bene wabo, ati ibyo ari byo byose nawe umufatanya cyaha. Icyo ni impamvu yibanze nayo iya mbere benshi bari gutekereza, kavuga bati aba Bitakwira bashobora kuba bagiye mu matwi ya Tshisekedi, kavuga bati ubundi uyu mugabo n'ubundi ntatandukaniye n'abandi bamubanjirije. Ikindi kiri kuvugwa, baravuga ko uyu mugabo ashobora kuba afite imikoranire ndetse ngo ya hafi cyane n'uwo bita Christian Chiwewe Songesa, ngo akaba ari umuntu babanye ngo ndetse banaziranye. Bamwe rero bakabihuza bakavuga bati birashoboka ko mu bajenerali bose bashobora kuba bakekwaho mission cyangwa se baganiraga mu nyuma kugenzura telefone y'uyu mugabo Christian Chiwewe ndetse bakagenzura ngo baganiraga hafi, ngo basanzemo General Pacifique Masunzu bagasanga ko baragiranaga ibiganiro, bakavuga bati rero uyu nguyu nawe kumwizera biragoye kuko umuntu wakoraga na Christian Chiwewe, umuntu wari usanzwe mu by'ukuri waganiraga nawe kandi yarasanzwe bafitanye umugambi. Cya mbere n'umunyarwanda mu Rwandofone, icya kabiri Christian Chiwewe Songesa arashinjwa kuba yaragiye kwica Perezida Tshisekedi, ati rero uyu nguyu nawe ntabwo yakabaye aguma mu mirimo. Izo ni impamvu zigeze muri ebyiri nyamukuru ziri gutuma umugabo aba yasimbujwe. Igitangaje ndetse ntanajyanwe mu yindi mirimo, hakaba hatari kuvugwa aho yaba yerekejwe. Abandi bakavuga batashobora kuba yajugunywe mu bisheke, abandi bakavuga bati n'ubundi ashobora kuba agiye kuba nka ba Mayanga n'abandi ba Rwandofone bari muri za Kinshasa n'abandi bagiye, cyangwa se ngo akaba yatabwa muri yombi nawe agafunga. Ngayo nguko. Birakomeye. Iyi ni inkuru nziza imurenge kabisa. Abanyamurenge ntekereza ko iyi ni inkuru nziza mu banyamurenge pe, yarabazongoroje kabisa. Cyangwa ni ibya politiki wenda baranari kumwe twe tukaba tuvuga ngo biranze. Uyu siwe bashyizeho urupfu rwa makanika ko ari we wohereje drone ikajya kurasa makanika hariya imurenge. Masunzu niwe kabisa, niwe wishe makanika, niwe nyirarwo, niwe ururiho, ariko siwe wenyine. Undi promotere general n'undi cyangwa se umuntu waba waratumye makanika apfa uwibanze cyane ariko kurusha ndetse na Masunzu ni General Gasita. Urabizi ko ubundi kugira ngo apfe General Gasita yahamagaye General makanika akamubwira ati ewane merewe nabi hangaha muri izi axe za plane, ataba mayimayi bagiye kunyica, atingiye kujoininga. Burya ari plan bateguye bombi, hanyuma muri kwa gukomeza kuganira kuri telefone ndetse anaganira na Masunzu, ubundi baza gukoresha ya telefone yiwe bohereza drone. Urabizi ko zira drone zikorana na telefone ziroherezwa. Gasita ari kuganira na makanika, niyo mpamvu by'ukuri barashe tudurwa ahantu makanika yaraherereye, cyane ko Gasita ubwe yarari kwiganira na makanika. Undi nawe avuga ati mwene wacu ashobora kuba agiye kujoininga, ati nta kibazo reka mucakira inzira ukuntu yagera ahangaha. Burya ari plan bateguye na Masunzu kugira ngo akomeze aganire kuri telefone, hanyuma drone zize zimugweho tudurwa zimuhara. Yego ya macaca ngigoma bafasha abandi atari kumwe n'imbunda, afite n'imbunda zayo. Aya mabandi bayafashe gute, byagenze bite? Ni muri iri joro ryakeye mu by'ukuri navuga ko hagiye humvikanye cyangwa se hakozwe, ngiye kuvuga ko hakozwe akazi gakomeye kakozwe na AFDM 23. Interview zayo zagiye zikorwa ndetse zikagera kuri fixe, niko nabivuga, kubera ko aya mabanda 3 yafashwe n'intare zasarambwe neza n'ibikoresho byabo n'imbunda zabo. Ni ibintu bidasanzwe bwana Faita kubona ko abantu bafatwa
bagafatanwa n'ibikoresho byabo, benshi bakavuga bati isi ibintu kuko intare za Sarambwe zaba zabifashe bite. Ahangaha rero ni muri quartier Kasika, ndetse muri quartier Kasika hariya n'ubundi aho mu by'ukuri ngo aba basore ngo bari batatu bafite n'ibikoresho byabo, hanyuma ngo bakaba bari batangiye ngo kwinjira mu mago ngo bagiye kopera. Intare za Sarambwe zari zamaze mu by'ukuri kuba zihanahana amakuru n'abaturage, baza guhita babacakira mu buryo bwihuse. Hanyuma muri quartier Ndosho naho bakaba binjiriye umusaza wo bita Bahati Frederic muri Avenue Kalima, ndetse ngo hari ibintu byinshi ngo bamukuyeho, ndetse banamubararasa no mu nzu. Benshi baravuga ko ari amahirwe yabayeho. Hanyuma haza kubaho ubutabazi, bagenda nta muntu bivuganye ndetse nta n'uwo bakomerekeje. Ubundi muri Avenue Kabasha ya kabiri n'abajura nanone naho bahageze, ariko kandi intervention bivuga ko yakozwe n'uwo bita Patrick Dusabe, yaje muri ako gace ndetse ihita itabara vuba vuba bariruka. No kuvuga ko operation zakozwe n'ababandi ku munsi wose muri iri joro ryakeye, mu by'ukuri navuga ko M23 ryose yagiye itabara nta bintu birangirika, ndetse wumva ko muri quartier Kasika aho bafashwe, quartier Ndosho bakirukanka, ndetse no muri Kabasha ya kabiri bakaza mu by'ukuri kubuzwa ndetse gukora ibikorwa byabo by'urugomo. Yego. Ndumva bitoroshye byahari ahantu rwose by'igoma. N'ejo bundi bari barwanye, urumva niwe riri joro barwanye, ejo bundi bari barwanye, ejo bundi n'iki byose. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko hari ahantu umutekano nyamara mu by'ukuri utaraba neza 100%. Macica, nubwo ibiganiro iduha bimeze nabi, nubwo je na Vincent twahoze tubigarukaho bishobora kuza ndetse no kugendekera nabi intumwa za M23, ariko ngo muri Masisi urugamba ibintu bikomeje kugenda bibi cyane. Kabisa niko bimeze. Ni muri territoire n'ubundi ya Masisi aho kugeza amagingo ya naho hakomeje mu by'ukuri kugenda havugwa urugamba. Ukabona n'ubwo ibiganiro biri kuba, ariko kandi benshi bavuga ko ibirwano bishobora kuza n'ubundi gukubita igihwereye nk'uko benshi babivuga, haba ku mpande zombi, ndetse urugamba akaba ari rwo rukomeza. Biravuga ko muri secteur ya Oso Banyungu mu gace ko bita Showa, iyi Showa iherereye muri groupement ya Buabo, ndetse n'agace ko bita Nangwaki n'agace bita Rwashihe. Yego, ni muri Buabo. Imirwano n'ubundi yakomeje, ni nyuma y'imirwano yabaye ku munsi n'ubundi w'ejo bundi, hanyuma bakaza gusa nkaho bihaye agahenge nyuma y'uko M23 yari yabegeje inyuma. Benshi bakavuga ko M23 nayo itongeye kubakurikira, bongereyo bagaba ibitero muri groupement ya Buabo, hanyuma biza kurangira n'ubundi babasubije inyuma. Gusa ngo ntabwo icyo bakeneye kuba ino kano gace ka Showa kigarurirwa ngo ni kamwe mu duce dushobora gufungura ate y'utundi duce ku ruhande rwa M23. Wazalendo ngo ziramutse zigaruriye Showa ndetse n'ahangaha muri aka gace ka Rwashihe ndetse n'aha Nangwaki, ngo bashobora ngo guhita abijya bibahereza ngo inzira yo gupenetra, ndetse bakajya kugaba ibitero ndetse no gutega amambiscade ku muhanda uva Masisi werekeranya Byondo. Ngo bashobora gutambika bagahinguka aho bita za Bukombo cyangwa za Rwashi, bikaba ngo byaborohera muri rusange mu gutega ambiscade za imodoka za M23, baba abaturage baba bari gutambuka. Ibyo ngibyo rero M23 ikabishaka kubirinda, iproteje utwo duce, akaba ari ko dusa nkaho ari couverture y'uyu muhanda ugiye muri territoire ya Walikare, ugeze Nyabyondo ugakata ujya Walikare. Hanyuma se muri Rucuro ko ariko Rucuro ko muri Misiri murayirengagiza amacaca, Rucuro bimeze bite mu magingaye? Buriya Rucuro mu by'ukuri ntabwo umuntu yayirengagiza, kuko buriya nta munsi w'ubusa. Uyu munsi nuko rimwe na rimwe wenda twanga kugira n'ibyo tuhavuga, kubera ko suko nta kiba kiri kuhabera, ahubwo Rucuro buriya nta munsi w'ubusa nta na gatoya. Muri territoire ya Rucuro iyo bitabaye muri groupement ya Bukombo, biba muri Bambo, iyo bitabaye muri Bambo imirwano ikabera muri groupement ya Tongo, itaba muri Tongo ikaba muri hariya hafi ya za Nyanza, yatabaho bikaba muri Binza. Urumva ko ni groupement nyinshi ho mu by'ukuri zibera mu rugamba, ukaba mu by'ukuri nta munsi wakwirirwa nta masafa avuze. Nko muri uyu mwanya turi mu amakuru aratubwira ko mu duce twinshi muri groupement cyane ya Tongo ndetse na Bukombo
nko muri groupema ya Bukombo uduce turimo Makomarehe ndetse n'agace ko bita Mushababwe hari kubera imirwano. Ubu tuvugana harimo harabera imirwano aho M23 ngo iri guhiga bukware FDLR. Bino ni ibice za Makomarehe za Mushababwe, ni ibice bikontororwa ni mbese ni ibice bikunze kubamo FDLR cyane. Ngiye kubabwira ukuntu operation ya FDLR iri gukorwa muri ibi bice, ndetse na Tongo naho mu gace ko bita Kamena ndetse naho bita Bunda naho ngubu tuvugana hari kubera imirwano. Urumva Tongo hariho muri groupement ya Tongo imirwano kubera Bunda na Kamena, muri groupement ya Bushababwe imirwano muri groupement ya Bukombo imirwano ikabera Amakomarehe ndetse na Mushababwe. Urumva ko rero mu by'ukuri witwa Dominique Ndaruhutse ngo nyuma yo kubona ko atagishoboye ibintu bijyanye no guhagarara ngo arwane, kuko twagiye tubigaruka tukavuga ko ibikoresho bye bishobora kumurangirana isaha iyo ari yo yose, ngo uyu mugabo ngo yagize atya ngo yiga style yambaye FDLR, arangije ari gufata abasirikare 5 akabashyira muri lokalite, agafata abandi 5 akabashyira mu yindi lokalite, agafata abandi 5 mu yindi lokalite. Noneho ngo abasirikare 5 bakaba bari kuba barimo abasirikare 2 ndetse n'abasirikare ba Wazalendo bo muri SMC 2. Sire bari gukoresha ni iyihe? No kuvuga ko nyuma mu by'ukuri yo gukoko n'ubu bari kujya hahandi niba bari muri lokalite runaka bakarasa kurasa gusa badashobora guhagarara ngo bahangane. Ubundi nabo mu yindi lokalite bakarasa, nabo mu yindi bakarasa, benshi bakaba batekereza ko ngo urugamba rukomeye cyane, kandi mu by'ukuri ngo gushaka ko destabilize ngo bagaragaze yuko bahari, ubundi bajya kubashakira muri hahandi bakabashaka bakababura. So urumva ko niyo style bari gukoresha, niyo mpamvu kenshi bavuga ngo habaye imirwano, ariko kenshi na kenshi nta mirwano iba yahabaye, ahubwo igihari no gusasa imigeri, n'ubundi akabazi ko isaha iyo ari yo yose munition cyangwa ibikoresho bishobora kumushirana, kandi bigiye kuzamushirana n'ubundi ibyo amaze iminsi akora arasisha nibyo yavanye mu mujyi wa Goma, nibyo yagiye aherezwa na FARDC. Ubu ngubu rero nta kuntu FARDC ishobora kubimugemurira, n'ubundi bizarangira, nimara kurangira benshi bakaba bashimangira ko ashobora kuzafatwa cyangwa se agaba yahungira hamwe na FDLR muri ariya mashyamba akagumamo nk'uko n'ubundi basanzwe bakorana. Ubwo rero urumva ko ni imitwe, ariko M23 nayo igomba kumenya ubwo bujyange bwabo, nayo ikaba iri standby aho barasiye hose bahita babatakira icyarimwe bakabaviraho indi imwe. Ubwo niyo style ntabwo reka dukomereze rero n'andi makuru, dusimbukire mu yihe nkuru tugarukana utango ni ngo ishyaka rya Moise Katumbi ngo byagenze bite? Ishyaka rya Moise Katumbi ni Assemblée pour la République niko ryitwa, ni ishyaka mu by'ukuri ryanditse icyandiko gikomeye cyane. Bwana Faisal bya bindi navugaga, aka kanya telegramu kabisa yo guhindura Masunzu n'abandi aka kanya isingeraho. Ubu ngubu twari mutuvugamana urwandiko ruvuye muri Etat Major, telegramu deja ndayibonye. Noneho kubona ko Masunzu cyangwa se yasimbuwe byo noneho biri official, ntabwo tukiri kubiteganya, byarangiye gutabwa mu bice cyangwa yamaze kujugunywa. Ikirindiriwe ni ukumva ko ashobora gufungwa cyangwa hari indi mirimo ashobora guhabwa. Uyu ntabwo agiye gutoroka nawe akaza muri M23 ko n'ubundi nta kabuza bari batakwanga kumwakira. Naganiriye ku munsi w'ejo, wenda nagaciye mureka nkagaruka, naganiriye n'umusirikare uherereye mu aho bita za Ayiwara, ni mu ntara ya Ituri, ni kure cyane, ni hafi y'umupaka, ni hafi ya district ya za Hoima. Arambaza tese wowe uherereye muri ibyo bice ko turi kuva ngo generali wacu Masunzu yiripotize muri M23, ayo makuru urayafite? Ndavuga reka ubwo ni ku munsi w'ejo mbere y'uko aya makuru amenyekana. Ndavuga ni njyewe ntabwo mbizi kugeza amagingo y'ejo. N'umusirikare mukuru ufite ipeti rya majoro, urumva ko amakuru nawe yakuru, kandi uri majoro burya uri kuri base ya officier superieur. None Macaca, ahubwo uyu mugabo yaba yari ripotinze akaba ari kumusimbuza kuko adahari. Wenda ibyo ntabwo twahita tubyemeza, gusa igihari cyo nuko uyu mugabo n'ubundi nta kundi nabona ikibazo, wumva abantu baza kutwumva neza, nabona n'ubundi inzira yari muri gereza nta kindi kintu ari bukore, n'ubundi nta handi n'ubundi ni ugufunga, nta kindi agomba gukora. Harya dusuba inyuma gato, waruvuze ko imirimo bamuhaye ari iyihe? Hari imirimo bigeze bamuhaye nyuma yo kumusimbuza? Oya, muri telegrame nta murimo we urimo.
nta murimo we urimo, bamusimbuje gusa, ariko we kugeza amagingo aya ntayo. Tunayisomye nuko gusa uburyo iba yanditswe biba bigoye kugira ngo isomeke, aba ari telegrame, ni ukuvuga ngo biba bigiye byandikwa bihinahina harimo amagambo arimo za stop nyinshi cyane, ndetse bavuga n'abasirikare baribo. Kugeza ubu ntabwo arimo nta na gatoya. ubwo rero uyu mugabo niba ibintu ni bibiri, niba atajoyininze arafunzwe, niko bimeze, cyangwa se niba ibyo ngibyo bitarimo aranabikora. ibintu ni bibiri, niba bitaraba ibyo tuvuze, kimwe muri byo kiramubaho, aragikora, kirabaho. niko bimeze bwana Faisal, kuko ukumva umuntu nka Lieutenant General wari uyoboye intara esheshatu, bakamuvana ku ntara esheshatu, ntibasinyara ahantu baba bamushyize, hagati aho ngaho harimo akabazo bwana Faisal, hari akabazo. Ariko birashoboka cyane kuko abanyamurenge bamaze iminsi bamukuvumira ku Gahera, ashaka kuba yavuze ati nyamara, ashaka kuba donke yaritekereje ko batereka nshakisha inzira hakiri kare nsanga abandi. So Macaca, Katumbi ngo yanenze cyane Kisekedi amafaranga agiye gusukanura mu ikipe, hari mu makipe hari ku mugabane w'Uburayi, ati yakaba yarayashize mu bakongomani kuko barakennye. Ati se abo bazashishikariza abantu kuza gukora visite Kongo? Mu by'ukuri abo bazaza baze barebe intambara niyo bazaba baje kureba, bazaza muri visite Kongo se baze barebe ubukene bw'abaturage buri kuvuza amashuri y'ibyatsi, amavuriro adafatika n'iki byose, imihanda n'ibibazo byose nibyo bazaba baje kureba? Ati ayo mafaranga yakaba yarayashize hano muri Kongo cyangwa se mu butaka bwa Kongo, abakongomani bakayakoresha bikenuza, wenda ibyo bikazaza nyuma yuko n'ibindi byose byazaba bimeze neza. Macaca rero ntekereza ko nawe iyo nkuru ndabona iri mu byo wamashije kuba utegura. Mu kanya gato na Vincent twe tumaze kunayigarukaho. Kabisa nibyo, ni inkuru mu by'ukuri benshi bakurikiranye urwo rupapuro rufunguye itaka rya Moise Katumbi ryanditse, kandi mu by'ukuri ibyanditswemo byose birumvikana, ni ukuri gusa ibyo yavuze nibyo. Biragoye cyane kumenyekanisha Kongo. Ese Kongo urayimenyekanisha ku bihe byiza byayo? Icyo ni kimwe. Urayimenyekanisha se kugira ngo isurwe he? Ifu yayo se, ibiti, ibihe bikorwa by'ubukerarugendo birimo umutekano, iki gishobora gusurwa hano muri Kongo mu gihe ayo mamiliyoni y'amadolari ari koherezwa muri ariya makipe kandi yifashije? Ahubwo bashoboka ko ari amakipe ariyo yagafashije Kongo, ariko ngo ni imibare mu by'ukuri isuramye bwana Faisal ku ruhande rwa Tshisekedi, ndetse n'abaturage barimo barabyinubira ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangaha mugomba kuzungurutsa ukabiganiraho n'abaturage, noneho si ukumwanga bazi kubyikoresha rwose. None ko umupira muri Kongo n'ubundi usa nkaho uhagaze, yafashije niba ashaka iby'umupira agafasha amakipe yo muri Kongo akaba yahabwa ayo mafaranga, ko shampiyona yo muri Kongo nayo yananiranye kugira ngo irangire, ko nta mafaranga abamo, amakipe amwe n'amwe ko atakibaho, wavuga ni uyu mugabo kuko yabyanditse. Kandi birazwi mu by'ukuri koko ku bijyanye n'iby'umupira hano muri Kongo, buriya umugabo wabigiragamo uruhare rukomeye cyane ni Moise Katumbi, kuko murabizi ko ariwe perezida w'icyubahiro wa Tuvisa Mazembe Englebert. Uyu mugabo ndetse yaje no kunatorerwa ikano yigeze guhabwa muri FIFA, uyu Katumbi. Rero urumva ko niwe muntu wakabaye mu by'ukuri ashishikariza ku bijyanye n'iby'umupira cyangwa ibiki n'iby'ubukerarugendo, ariko urabona ko akababaro k'abakongomani niko kakabaye gashyirwa imbere. Biragaragara ko Tshisekedi rero ibintu byamuyobeye bwana Faisal, byaramucanze pe, biri kugenda byanga neza pe. Macaca, ngaho rero dusoreze utubwira mu by'ukuri ku cyihishe inyuma yikurwa ku mwanya. Twabigarutse ubwo tugaruke muri Bukavu, ngo habaye inama yabaye ikomeye yagarutse kuba kadire bitwara nabi mu cyama. Ni kuri ko tayimu vetura ngo bakoze inama yiga ku bakadire bitwara nabi ku cyama. Tubwire iby'aba bakadire bimeze bite? Ni inama mu by'ukuri yakoreshejwe cyangwa se yariyobowe na guverineri mushya Patrick Busu. Uyu mugabo ndetse yari hamwe na generali brigade Byamungu Maheshe,
abangaba rero mu by'ukuri baganiriye barimo bashishikariza abakada. Murabizi ko mu minsi ishize twagiye twirinda twebwe kuri bimwe nk'uko wagiye bigarukaho byagiye bigora bamwe dukora umurimo umwe ku bijyanye n'abakadere. Bamwe bagiye usangaga ku masipesi y'amatwita ibintu byashyushye abantu barimo bashwana, ndetse biza kubyara n'umwuka utari mwiza kuri bamwe, ariko kandi mu cyamaho bafite uburyo bwabo ibyabo babitunganya. Buriya bariya baba ari abantu badafite n'imirimo mu cyama ndetse batanafite icyo bashinzwe. Icyo rero aba bagabo babwiraga abakada, bababwiraga ko kuba bajya kuri formation hariya zanyongera bakabaforoma, ngo atari ukuvuga ko ngo bagiye guforoma kugira ngo baze bahabwe akazi, ahubwo kugira ngo baze bahindure abantu. Nyine babashishikariza bababwira ko benshi bwana Faita, ubona ko benshi bagiye bajya muri formation y'igikada bajyagamo bafite objectif ngo yo kubona akazi gusa, ukumva niyo ntego yabo nk'uko abagabo babigarutse. Ngo si byo rero, bababwiraga ko atari byo, kuko abantu bose bagiye mu bajoininze IFM 23 ntabwo ariko bose bashobora kubona imirimo ngo bakore. Ibyo ngibyo ntabwo byavamo, iyo mirimo ntabwo yaboneka, ahubwo barabwira bati icyo tuba tubaformira kuba ari ukujya gushishikariza nk'aba basore b'abazalendo bari kujya birirwa bari kubuza umutekano mu makaritsiye, mukabumvisha mukabatasibiriza, hanyuma bakaza bakamanika amaboko, ubundi tugafatanya mu kazi. Ariko ibyo kugenda kuko hari yarigeze hatambuka video ikomeye bwa Faita y'abakadere bamwe binubiraga uwo bita Emmanuel Birato. Ibyinshi bikaba bivugwa ko ndetse ari muri bimwe mu ntandaro z'uyu Emmanuel Birato kuba yaravanywe ku buyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo. Rero bashakaga gukebura bamwe mu bayobozi muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bumve neza, batandukane cyangwa se bikonforme kuba muri Kivu ya ruguru. Kuko Kivu ya ruguru buriya nta kibazo, ni abantu bamaze kwisobanukirwa, ariko iyo ugeze muri Sud Kivu usanga hakiri ikibazo, ndetse mu bijyanye n'imiyoborere ndetse no mu bijyanye na bamwe mu bakadu ugasanga barimo ibintu bita no kuryana, bamwe kuvuga ngo mwebwe mufite imirimo, mwebwe ntayo twabonye. Ibyo bintu rero akaba ari byo mu by'ukuri babwiraga bariya bababwira ko bagomba gusenyera ku mugozi umwe, bavuga ko ngo igihe bazagera ku ntego yabo ngo iyo mirimo ishobora kuzaboneka kandi abantu bagakora ibintu bikagenda neza. Yego Macica, reka dusore zanga tuze gusura amasaha y'umugoroba. Sawa, murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Alright, bakunze Jeune Official, reka tubashimire cyane. Tukaba turi mu mwanya wa update. Ubwo rero niba usanzwe udukurikira utarakanda kuri subscribe cyangwa se ukaba ari nabwo ugeze kuri uyu muyoboro, turagusaba rero guhita ubikora nonaha, ugakana no kunzogera kugira ngo nawe uzajye ubonera amakuru ku gihe. Turabakunda cyane. Barakubwira rero ko Primo Health irakubwira ko rwose Primo Health Infinity irakubwira ko yashyizeho discount ku bijyanye n'abakoresha imiti cyangwa se n'abashaka kwivuza muri iri vuriro, aho rero bakubwira ko abari hanze y'u Rwanda, hanze ya Afurika bakuyeho 10%, hanyuma bari mu Rwanda indani namwe ntago babarengeje ingohe, kuko babakuriyeho 5%. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Primo Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Primo Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Primo Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.